Yesu ashimwe. Tugeze mu mwanya wo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo twatangiye kuryumva na kare. Haba harimo ibikorwa bitandukanye biba byagiye bikorwa kandi bigaragaza yuko tugeze mu mwanya mwiza ndetse imitima yacu ikabasha kugubwa neza. Uyu mwanya rero aba ari umwanya wo kugira ngo twongere twisuzume, twongere twitekerezeho, twongere twumve n'impamvu turiho, twongere twumve n'impamvu tuza mu materaniro, twongere twumve n'impamvu dutanga amatike yacu tuza gusenga Imana, tuza kuba mu iteraniro, twongere tunumve n'impamvu tugira ibyo twigomwa tukaza tugafata aya masaha twicaye. Ndabiza benshi muba murushye, muba mwagize akazi kenshi, muba mwagize ibintu byinshi. Rero uyu mwanya tuba twafashe wo kuza mu nzu y'Imana aba ari umwanya umuntu wese agomba kubaha agaha agaciro. Kubera yuko iyo turi muri uru rugendo hari umunsi tuzarusoza. Ntabwo uru rugendo ruzahoraho ibihe byose, uru rugendo hari igihe ruzarangira kandi mu kurusoza njya nkunda kuvuga ngo gutangira ni byiza ndetse ni iby'ingenzi, ariko icy'ingenzi kurutaho ni ugusoza. Ushobora gutangira neza ugasoza nabi, ukaba warashoje, ukaba waratangiye utangiranye ubwiza bw'Imana, utangiranye icyubahiro cy'Imana, utangiranye kunezeza Imana, ariko wajya gusoza ugasoza ubwiza bw'Imana bwaragize gute? Bwaravuyeho. Bibiliya ikunda gukoresha amagambo ngo imirimo yakoze, ni ukuvuga ngo iyo yakoze mbere yari myiza, ngo ariko iyo yakoze nyuma yabaye mibi. Kandi mu mirimo yakoze, mu yo yakoze nyuma nta murimo n'umwe wibukwa. Kubera iki? Kuko yatangiye neza, agiye gusoza asoza nabi. Nshuti yanjye rero muri kino gitondo ndagira ngo ngusabe nkubwira ngo gutangira ni byiza, ariko kuzasoza kandi ugasoza neza, ukazasoza nk'umugenzi, ukazasoza nk'umukristo. Hano twasomeye ijambo ry'Imana riratubwira ngo ageze ku murongo waho wa 24 akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mwese nanjye ndimo, nawe urimo, twese turimo. Ageze kuri 25 ndetse n'igikombe akigenza atyo. Bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'Umwami Yesu kugeza aho azazira. Aya magambo nagize umwanya munini cyane wo gutekereza ku bijyanye n'igaburo ryera dukora. Igaburo ryera twegera n'uyu mwanya rirateguwe, ndetse twamaze no kurisengera. Tumaze n'icyumweru cyose dusenga Imana tuyibwira ngo Mana, turaba dufite igaburo ryera ku cyumweru, turagusabye ngo uzabane natwe. Ndetse uyu munsi twabiteguye, turanje dufata umwanya dusenga Imana, twinginga Imana ngo Mana, tugiye kwegera ameza y'Umwami, niko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi abagiye kuyegera, icyari umutsima gihinduka umubiri, icyari amaraso cyangwa se ji kigahinduka amaraso y'Umwami wacu. Haleluya. Ndetse tukabyingingira Imana, buri muntu wese akabyitegura, buri muntu wese agatekereza ku bijyanye n'igaburo ryera, agatekereza kwegera ameza y'Umwami. Buri muntu wese akumva anejejwe. Ndetse ubu mu kanya baraza kudufatira ibitabo by'itorero, batangire badushyiremo muri cyangwa se muri bwa buryo itorero ryacu ribiteganya. Batangire badusobanurire, dusubiremo, niturangiza ngo akirurye.
kandi wibuka yuko narangiza kubwira ngo akira, niturangiza turye. Akira unwe, kandi wibuka neza aya ko ari amaraso. Urye kandi wibuka yuko ari umubiri. Ubyibuke. Amatwi yanjye akabyumva, amatwi yanjye akabikurikirana. Narangiza nkashyira mu nda amaraso n'umubiri bya Kristo, kuko namaze kubyizera, namaze kubishyira mu isezerano mu mutwe wanjye, namaze kubyakira nk'ikimenyetso. Ariko burya iyo dusangira urupfu no kuzuka kwa Kristo, twibuka iby'umubiri, twibuka n'iby'amaraso. Buriya iyo dusangira kuri uriya mubiri, hari umugabo umwe w'inshuti yanjye yajyaga ambwira ngo kuva yakwimariya ntago ajya arya, niyo bageze mu birori we n'umudamu we basangira ku isahani imwe. None ejo bundi barashyingira, kubera ko bari bazi ko ndi pasiteri, baramubwira ati rero umwana wacu yaravuze ngo niho uzamushyingira, n'aba presbyterienne. Ndabwira rero buriya nubwo wanyita pasiteri ariko ntago ndi revera, twebwe mu itorero ryacu ntago rigira gute, ntago ribyemera. Bati uye rwose umwana wacu na n'uyu munsi akimara kubona fiancé yahita dusaba ngo mwibutse Jean Baptiste yuko nzakora ubukwe kandi ko ari buzanshingira. Ndetse babivuga no mu itorero barabyemera. Ariko ntabwo nari iki, nari revera. Bisobanuye iki rero? Hari umuhigo duhiga, hari n'isezerano tugirana n'abantu, hakabaho n'isezerano tugirana n'Imana, hakabaho n'iryo tugirana n'itorero. Iyo twagiranye isezerano n'itorero, hari ibyo rinyemerera gukora, hakaba n'ibyo bitanyemerera gukora. Iyo twagiranye isezerano n'Imana, hari ibyo twemererwa gukora, hari n'ibyo tutemererwa gukora. Bityo rero iyo dusangiye umubiri n'amaraso bya Kristo, ni ikimenyetso cyo kugirana ubumwe. Haleluya. Kugirana ubumwe n'Imana, kuko twamaze kuvanga, twamaze gusezerana ivangamutungo, twamaze gusezerana yuko umubiri wa Kristo aba ari nawo mubiri wanjye. Twamaze kwemeranya yuko umubiri we ugiye kujya mu mubiri wanjye, nkabisezerana, nkabivuga. Yesu abwira abigishwa, arababwira ati ese mufite imigati ingahe? Mufite ifi zingahe? Bamubwira umubare w'amafi bafite. Abantu maze bari benshi cyane, ariko umwami Yesu ngo arambura ibiganza, arayasengera, asengera amafi, asengera n'imigati, birahinduka. Ndashaka kubwira abantu rero iki, kenshi na kenshi uriya cyangwa se kiriya kimenyetso cy'imigati yahinduwe n'amafi yahinduwe agahaza abantu benshi, ni nk'uko iyo dufashe umwanya wo gusenga Imana, ntuzabyitiranye n'umugati twaguze, ntuzabyitiranye na ji yaguzwe, kuko ntushobora kumenya imigati yari urya munsi n'amafi yari urya munsi icyo cyangwa se uburyo ki yahinduwemo. Nshuti yanjye, niwegera ameza y'umwami, ijambo ry'Imana ritubwira iki? Nuko twamaze kugirana isezerano n'Imana, twamaze gusezerana ivangamutungo, imibiri yacu yamaze kuvangwa n'iya Kristo, twese tuba umubiri umwe. Nk'uko umugabo n'umugore, ijambo ry'Imana rivuga ngo abana babiri yabagize umwe. Haleluya. Umugabo n'umugore abagira umwe, ntabwo bakiri babiri. Nudakora inshingano neza nk'umugabo, nudakora inshingano nk'umugore, ntuzitwaze amateka, ahubwo ukemera isezerano. Bibiliya iravuga ngo abana babiri yahise bagira umwe. Baravanze,
babaye umubiri umwe. Natwe iyo tumaze gusezerana isezerano n'Imana, dupfukamye turi gusenga, dupfukamye dufashe imigati mu ntoki, dupfukamye dufashe ji mu ntoki, yamaze guhindurwa amaraso ya Yesu, yamaze guhindurwa umubiri wa Kristo. Nubishyira mu mubiri wawe, ujye umenya ngo ni isezerano ugiranye n'Imana. Ntabwo ari umugati twaguze muri botike, ntabwo ari ji yaguzwe muri botike, ahubwo kuko isengesho ry'umukiranutsi rirahindura, rikarema, rikazana amateka. Ibyari iki bigahinduka iki? Kubera yuko Yesu yarambuye ibiganza gusa. Amaze kurambura ibiganza, imigati 5 ihaza abantu 1000. Kubera iki? Kuko isengesho ry'umukiranutsi ryaremye. Haleluya. Amaze gufata amafi 2 arayasengera, ya mafi aratubuka, kuko isengesho ry'umukiranutsi ryamaze kurema, ryahinduye. Abantu bararya ya mafi, muzasome neza byasagutse bingana bike. Niyo mpamvu rero mubwira ngo nupfukama ukaririmba ugasenga ugaherezwa umubiri, ujye uzirikana yuko wamaze kuba umubiri wa Kristo. Ntabwo ari umutsima, ntabwo ari ji, kuko ni ikimenyetso Yesu yatanze. Aravuga ngo nimujya murya, mujye mukora ibi bintu, nimuhurira hamwe mugiye gusangira, mujye murindirana, kuko ntabwo ari ibiryo byo guhaza inda. Mujye mutegereza, ntabwo ari ibiryo byo guhaza inda. Ntabwo ari uvuga ngo ndijuse sinshobora kurenzaho, oya. Ahubwo kuko nibyo kurya by'ubugingo, nibyo kurya birema isezerano, nibyo kurya byongera kuvugurura amasezerano yawe ufitanye n'Imana. Kubera yuko wa mubiri wa Kristo duhora tuyavugurura. Niyo mpamvu igaburo ryera, niyo mpamvu iyo tugiye kwegera wa mutsima, niyo mpamvu nababwiye ngo wa mubiri n'amaraso bya Kristo byamaze guhinduka, burya tuba tugiranye indahiro, tuba twinjiye muri kirazira. Kirazira yuko umuntu wariye ku mutsima yakora ibi. Muri leta bagira ibintu ngo kirazira ko intore igambanira indi, ariko muri Kristo kirazira yuko wavanze umubiri akavanga amaraso, kirazira yuko yakora ibi. Niyo mpamvu Paulo yavuze neza, aravuga ngo nifuza gukora ibyiza, ariko ibi bikagira gute? Bikantanga imbere. Nifuza muri nge harimo umugambi mu mutima wanjye, nifuza kuvuga gutya, ariko nkisanga navuze gutya. Mu mutima wanjye nisanga harimo ikibazo kimeze gutya, ariko najya kugikemura, nkagikemura mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu nkwibutsa ngo nubwo ari ikimenyetso cy'umutsima n'amaraso bya Kristo, n'umubiri wa Kristo n'amaraso ya Yesu, tuba tugiranye kirazira. Si ugupfa kurya, si ugupfa kunywa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo niyo mpamvu bamwe barabikerensa, bakabifata nk'ibisanzwe, bakabifata nk'ibiriho. Nyamara ni ikintu gikomeye tuba twongeye kwibukiranya n'Umwami Imana, kuko gusangira umubiri n'amaraso bya Kristo bitwongera kuturemamo ubuvandimwe, byongera kuturemamo ubumwe, byongera kuturemamo isezerano, byongera kuturemamo izindi mbaraga, byongera kuturemamo urundi rukundo, byongera kutugaruramo kuryoherwa n'ubwiza bw'Imana, byongera kutuzanamo bwa bushake bw'Imana. Kera iyo abantu bajyaga barahira cyangwa se banywana, bakanywana mu maraso, hari umudamu umwe yigize kuba ari kumwe akundana n'umusore. Bari abasore bose, umwe ari umukobwa undi ari umusore. Noneho
bagirana isezerano. Bamaze kugirana isezerano, umukobwa abwira umuhungu ati nuramuka ukoze ubukwe nzaguha firigo. Mwumva iki cy'indahiro bivuze. Umuhungu ati noneho nanjye nukora ubukwe nzakugurira screen nini nziza nyiguhe nk'impano. Icya gatatu, bakorana amakosa akomeye yo kwambikana impeta. Bamaze kwambikana impeta, uko bagenda bakura bagenda babona yuko harimo kwibeshya, ariko isezerano ryagize gute? Ryamaze. Ntabwo ari inkuru, ntubifate nk'inkuru. N'abantu nziranye nabo nabanye nabo na n'uyu munsi baracyahari. Bamaze kugera hamwe, umwe ashaka gucaha n'undi ashaka gucaha, ariko isezerano bagiranye rirahari. Noneho icyabayeho ni iki rero? Umukobwa ashaka gucaha, umuhungu ashaka gucaha, ariko bambakanye impeta. Umwe aragerageza arakunda n'undi aragerageza arakunda, ariko finally baza kwisanga bagomba kubana, ariko batibuka isezerano bagize gute? Bari baragiranye. So umukobwa ararizirikana. Umunsi bakora ubukwe ategura firigo nkuko yabisezeranyije umuhungu. Firigo ibika iwanjye. Dukundana kera, dore ibintu twakoze, kuko nabonaga ibintu byabo nkabona birimo ikibazo, noneho biba ngombwa ko mbaganiriza, ariko umukobwa waba open ambwira ikibazo. Cyambere bemeranyije ko buri wese azahunda impano. Icya kabiri, bambikana impeta. Bamaze kwambikana impeta, ariko biza kuba ngombwa yuko uko bamaze gukura no kuva mu mashuri no gushaka amafaranga, babona yuko hari byahinduka. Ariko isezerano ryo ntago rihindurwa n'amafaranga, ntago rihindurwa n'amashuri, ntago rihindurwa n'igihagararo, ntago rihindurwa nuko wabaye uwundi. Isezerano rihora ari isezerano. Noneho cyabayeho rero nuko byararangiye, umukobwa bakomeza kuzirikana isezerano. Umunsi w'ubukwe abwira umusore ati nkuko twari twarabivuganye, twari twarabyemeranyije, dore impano naguteguriye. Umuhungu aravuga ati cyakurikiyeho ni iki? Umuhungu yararize kuko yibagiwe isezerano. Kera iyo abantu banywanaga, nanone ngiye mu Kinyarwanda, habaga hari umuntu, hari umuhuza. Niyo mpamvu nta muntu wigabura we ku giti cye. Buri ibintu byinshi nimujya musoma amateka y'Abafaransa bakuru bazajya badufasha. Nujya kujya wirefera ku bya kera, ibyinshi urongera ukabisanga no muri Bibiliya. Iyo bagiranaga isezerano bagiye kunywana, habaga hari umuntu batongera uri hagati yabo. Yamara kubatongera akarahiza buri umwe. Nuramuka utatiye indahiro, nuramuka utatiye igihango mugiranye, igihango kizagira gute? Kizakwice. Abantu bakagendera kuri iyo ndahiro, ari nabyo kenshi bagerageza kugarura ngo kirazira ko. Ariko uyu munsi nawe wabwira ngo igihango cyakwica ngo abyemere, wapi? Ariko ushobora guhemukira umunywanyi wawe, ntubone ikibazo nonaha, ariko ukazakibona cyangwa ukakibona mu bundi buryo. Umuntu umwe twari turi ahantu turi gusenga, Imana iratubwira ngo hari mu 2000, ndabyibuka, turi ahantu mu Bugarama, turi ahantu mu cyumba rwose, n'ubu ndakireba, 2000. Imana itubwira amagambo, irangije intuma no ku muntu umwe,
ambwira ngo agiye kubona ubutunzi ngo kandi nkuko yabusabye ngo ariko azibuke ibyo twasezeranye. Mu minsi mike yambo ndaza ndamubwira, arambwira ati rwose Imana yahubwira bitinza ngo nyiture kugira neza. Mu minsi mikeya ababonye imodoka iza mu bitangaza, iza mu mayerere abayeho, akomanda akavatiri, haza kwasiteri ije, bati rero urumva habaye amakosa ariko ugomba kwishyura, nibura ukishyura ya kugira ngo tudahomba. Kwasiteri ngira ngo yaguze ubusa. Ngiye kubabwira ibintu bitatu byabayemo. Icya mbere, akimara kugira kwasiteri ntiyongeye kurya iwe, ntiyongeye gufata breakfast we, ntiyongeye gusangira n'umuryango. Arambwira ngo urumva ngo iyo tugiye tuba twazindutse ngomba kujya ahantu nkanywa boiro. Ndabwira se umugore ntago yayiteka, ni buri umugore uramutse unamubwiye yajya nayikugemurira akanayigutangisha ahuri, birashoboka ati oya turumva ni ibibazo. Ndashaka gukomeza kubereka icyo bita indahiro dukorera. Noneho haciye iminsi mikeya abona yuko umugore we kwanza hari ibyo atuzuza, hari uko adasa, hari uko numva byagombye kugenda. Ikindi yabyaye abakobwa gusa, kandi ngiye nk'umuntu w'umugabo ufite abakobwa gusa, hari icyo ngomba gukora. Imana yaravuze ngo nubona ubutunzi uzirinde guteshuka isezerano, wibuke ibyo twasezeranye. Icyo kiva habona ko agomba gutangira no gushakisha umuhungu. Icya gatatu cyabayeho, noneho abona ko ibyo bidahagije kugira ngo agire umutekano usesuye, nuko umugore agomba gupfa akavaho. Icyakurikiyeho ni iki? Umugore yarapfuye. Turamushyingura rwose pe mu masegonda, pafu ikintu kirakubita rwose, kirakubita, gikubise umuntu yikubita hasi. Batazize iki, birukankana kwa muganga. Bagejeje kwa muganga basanga umuntu byarangiye. Ubwo cyakurikiyeho abantu umugore amubyarira umuhungu, arishima. Ariko isezerano inshuti yanjye, umugabo naguhemukira, umugore akaguhemukira, ujye ugaruka ku isezerano mwagiranye, urihagarareho, wogume mu isezerano, uhagarare mu isezerano, wirinde guca ukubiri n'isezerano. Isezerano yagiranye nawe, isezerano twagiranye rizamukurikirana mpaka, ntago rizamureka. Nubwo yamera neza, nubwo nagira inzu nziza, nubwo nagira imodoka nziza, nubwo nagira konte rwose imeze neza, ariko isezerano nagiranye ryo rihoraho, ntabwo risaza, rizagaruka ritinde rishire kera. Ariko niba nawe uvuye mu isezerano, iyo mwembi murivuyemo muba murishenye. Niyo mpamvu rero Yesu amaze kutwakira akatwemera tukagirana isezerano nawe. Reka mbabwire, nigize nabwira umuntu rimwe, namubwira ngo ndi mwiyerekwa, arambwira nakundaga ishapure cyane, nkarara mu bitaramo by'amashapure, nkarara mvuga ishapure kuva nijoro, ijoro ryose nkarikesha. Mu cyumba cyanjye hari mu ishapure yaka, ndetse rwose no urabona abantu b'abasore, umusore yambaye ishapure rwose nkumva ni ibintu byiza. Nagenda nyine nkajya ngenda nka bene data niyoroheje ukuntu, numva nejejwe cyane nuko bimeze. Umunsi Imana impindura rero, Satani aransanga arambwira ati niba uramutse ukoze ikosa ryo guteshuka ugatesha agaciro ishapure, uzaba uhemutse. Ndamubwira ni kera nari imbohe ya Mariya, ariko ubu nabaye imbohe ya Kristo. Kandi kubera izo mpamvu abo nari narasezeranye nabo twaratandukanye. Isezerano mfite uyu munsi ndwana naryo niryo gukomeza kuba muri Yesu na Yesu akaba muri nge.
ni rero ntabwo ngitewe ubwoba n'ishapure. Ati kuba ufashe ishapure ukayijugunya muri toilette, ubuzima bwawe burahagaze. Yewe no mama aranyanga aravuga ati ukoze ishyano gufata ishapure yewe data we, ukahita muri wese turapfuye turashize. Ariko nari namaze kwakira, nari namaze gufata isezerano. Icyo shaka kuvuga ni iki rero? Ngarutse ku ijambo, nashaka kubabwira ngo isezerano dufitanye n'umwami ni iryo kubana nawe akaramata, ni iryo kugendana nawe, ni iryo kuba muri we nawe akaba muri nge. Nubera iki? Ni umubiri wanjye wamaze kwivanga n'uwa Kristo, n'amaraso yanjye amaze kwivanga n'aya Kristo ngenda. Pawulo avuga ngo sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Niba ukora ibitandukanye ujye umenya ngo ese ni Kristo uri muri nge cyangwa hari n'ikindi kintu. Niba udakora nk'ibyo Kristo uri muri wowe akora, ntutekereza nk'uko Kristo uri muri wowe agomba gutekereza, harimo ikibazo. Abantu rero batinyaga indahiro kugira ngo itazabica, ariko ab'uyu munsi baraziruye ntibagitinya indahiro. Niyo mpamvu rero ngira ngo uyu munsi ubwo tugiye kwinjira mu igaburo ryera, zirikana, tekereza neza ku isezerano ufitanye n'umwami wawe. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo Kristo ni umukwe, natwe turi iki? Turi abageni. Kandi hari isezerano dufitanye nawe, tugomba kugendana nawe, tugomba kubana nawe. Nubwo wateshuka, ni nk'uko abafiyanse umwe ashobora guhemukira undi ariko bakongera bakiyunga, kuko hari isezerano bafitanye. Inshuti yanjye, gitondo cy'uyu munsi rero, muri iryo sezerano niyo mpamvu iyo dusenga kenshi na kenshi tuzirikana. Twaba duteshutse tukazirikana. Ndakunda kubwira abantu nkababwira ni umuntu naguhemukira akava mu isezerano mufitanye cyangwa mwagiranye, ntukore ikosa ryo kumwitura, ntukore ikosa ryo kuva mu isezerano. Oya, ntukore ikosa. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo nuva mu isezerano nawe akava mu isezerano, ntawe igihango kizafata, kuko mwese isezerano mushobora kuba mwarasanze atari ryo. Ariko none igikomeye ni iki rero? Yesu iyo tumaze kugirana isezerano, niyo dukosheje ntabwo atuvaho, niho atandukanira natwe. Twe tumuvaho tukanamureka, ariko we ntajya tureka. Nigize kubwira abantu rimwe ndababwira nti buriya ubu buzima turimo, Abanyarwanda baravuze ngo iherezo ry'inzira ni hehe? Iherezo ry'ubuzima bwa Jean Baptiste ni ukumanuka mu butaka. Nta n'umwe wapfuye ngo ajye hejuru usibye ab'Imana yazamuye. Ariko abandi bose iherezo ryacu ni uko tumanukira hehe? Mu butaka. Nabwiye abantu ndababwira nti burya nta muntu wahambwe mu kirere. Niyo baguhambana isanduku ya zahabu, niyo baguhambana amadolari, niyo bagushyira muri Range Rover bagahita bakumanukana nayo muntu uze mu kuzimu, ariko bakumanukana hasi. Ikindi cya kabiri, nta nzira ebyiri zihaba zijya mu ijuru. Inzira ijya mu ijuru ni imwe. Niyo abashumba bazacamo, niyo abakristo bazacamo, niyo abaririmbyi bazacamo, niyo abajyanama bazacamo, niyo abanyamatorero bizera Imana barwana intambara yo kwera no gukiranuka, twese tuzanyuramo. Niyo mpamvu Yohana yeretswe ngo abona abantu baturutse mu mpande enye z'isi, bose bagiye ku rurembo Siyoni, barimo barinjira. None uko binjiraga rero, aza kubona avuga ati ashaka itorero bavuyemo araribura, ariko bose bacaga hehe? Mu nzira imwe. Ikigaburo ryera ritumarira ni ukongera kurema ubuvandimwe muri twe, kongera kurema ubukristo muri twe, kongera kurema gusangira umubiri n'amaraso bya Kristo, kongera gusaranganya, buri wese akagira agapande, buri wese akagira icyanywaho. Niyo mpamvu rero igaburo ryera si ukurya tugahaga, si ukunywa tugashira inyota, ahubwo nuko hari ikigomba gukorwa. Nigize gutanga urugero rumwe, ndababwira ni burya iyo ufashe igitonyanga cy'amaraso ukagitonyangiriza mu mata gutya gusa, amata yose agira gute? Arangirika.
bisobanuye iki rero? Ka kantu gato usoma, gato cyane karahagije gukwira umubiri wawe wose. Haleluya. Nubyegera, nusenga, niwegera igaburo ryera, ujye uzirikana isezerano. Nkuko Kristo iyo tuteshutse tukava mu isezerano atatureka, akongera kutwinginga ati ngwino. Ngo hari intama 99, imwe yari ivuyemo, imwe yari itaraye, imwe yari igiye, ariko Yesu asubira kujya kuyishaka kuko nayo niyo twataraye we ntatuvaho. Nawe ujye wirinda kuva mu isezerano iryo wasezeranye n'umwami wawe. Ujye wirinda kuva mu isezerano wagiranye n'inshuti yawe. Ujye wirinda kuva mu isezerano wagiranye n'umuntu wawe cyangwa se umuvandimwe wawe. Ujye wirinda ikintu cyose cyaguhindura kikakuvana mu isezerano, kuko nuva mu isezerano, burya Bibiliya itubwira neza ngo usibye abava mu masezerano nta mpamvu. Ndakwifuriza kuhora mu isezerano. Nuteshuka ujye ubwira uti mwami wanjye nakubabaje, mbabarira kuko isezerano ufitanye nawe niryo kwera no gukiranuka. Ninteshuka ujye ubwira uti mwene data wankoshereje, kubera yuko wateshutse ukava mu isezerano. Nimba warizeye umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hama muri we, hagarara muri we, wirinde kuva mu isezerano, kuko nurivamo undi akarihagararamo, urubanza ruri kuri wowe, ntago ruzaba ruri kuri wa wundi. Ariko twese nituva mu masezerano, burya isezerano riba rishenye. Bitandukanye n'agakiza rero ko no kuvuga ngo Yesu igihe cyose ahora atubwira ati ngwino. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo twakwiyinira ntitwagibwaho n'urubanza. Umuntu wese akisuzuma akamenya ngo ngiye kwakira umubiri, ngiye kwakira amaraso, bigiye kwivanga n'umubiri n'ubugingo bwanjye. None Mana ndakwinginze, ururimi rwanjye ngiye kurisha umubiri wawe, ururimi rwanjye ngiye kunywesha ivino. Ndagusabye cyane kugira ngo bigire umumaro, ntupfe kurya no kunywa gusa, ahubwo bigira icyo byongera kurema muri wowe. Niyo mpamvu mwarwaragurika. Erega kurwara sizi inyama n'amaraso, kurwara n'ubugingo. Kwisanga wateshutse, kwisanga hari ibitakigutera ubwoba, kwisanga nta kikiguhangayikisha, nta no gutekereza ku by'urugamba, burya wamaze kurwara. Imana ibagire neza uyu mwanya. Petero wa mbere ibice 2:3 kugeza kuri 5, ho yaravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, n'iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye. Haleluya. Namwe mwubakwe nk'amabuye, amabuye y'igiciro, amabuye y'imbaraga, amabuye yuzuye ubushobozi, yuzuye icyubahiro. Namwe mwubakwe noneho amabuye mazima, kugira ngo mube mu nzu y'umwuka, n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Dore iyo twazirikanye yuko ari umubiri n'amaraso bya Kristo biri muri nge, Pawulo avuga neza ngo sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Iyo twamaze kwakira umubiri tukakira n'amaraso, iyo dutambye igitambo, imbaraga z'Imana, kuko tuba turi mu mwuka, haleluya, tuba tunejejwe cyane n'ibyo turimo. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka. Namwe mwubakwe, umubiri wa Kristo ube muri twe. Namwe mwubakwe, amaraso ya Yesu abe muri twe, n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana. Nituririmbira Imana, haleluya, niduterana igitabo kibumburwe, nituririmbira Imana igitabo kibumburwe byandikwemo, nidusenga Imana byandikwemo, nitwegera igaburo ryera byandikwemo, niturambura amaboko Imana itunezererwe, maze umunezero w'Imana ube muri twe. Asoza avuga ati noneho bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero soza mbabwira nti mujye mwibuka yuko twanwanye na Kristo, no mu kanya tugiye kubikora, no mu kanya tugiye kubyinjiramo. Ndakwifuriza
kongera kubyibuka, wegera ameza y'umwami, ugirane igihango n'Imana, wongere ubwire ngo Mana, nubwo iminsi yashize, ntubu umukristo utegera igaburo ryera, kuko rirakiza, rirarema, ubwira Imana ngo Mana, ibyo nagucumuyeho byose bimbabarira, ariko nkeneye kongera kuvugurura isezerano ryanjye nawe. Ntago nkeneye kukuririmbira gusa, ntago nkeneye kugusenga gusa, ntago nkeneye gukora ibi gusa, oya, ahubwo nkeneye kuba igitambo kizima kandi cyera kandi gishimwa nawe. Niwegera ameza y'umwami, wumve unejejwe, wumve wongeye guhemburwa, wumve wongeye kongererwa amavuta, wumve wongereye kuzuzwa umunezero, kuko tugiye kunywana n'umwami wacu. Mwami Imana bagire neza. Reka nsaba abashumba begere hano n'ubundi kugira ngo twinjire muri uyu murimo mwiza. Niyo mpamvu nkubwira ngo nshuti yanjye, uyu mwanya tugiye kwinjiramo ntago ari wa mugati, nta nubwo ari yaji, ahubwo tugiye kwinjira mu mwanya wo kutangira gutekereza no kwibaza no kuvuga ngo Mana, nkeneye kongera kugirana isezerano, nkeneye ko twongera guhemburwa, nkeneye ko twongera kugira icyo twumva, nkeneye ko twongera kugira icyo dutekereza, kandi umwami Imana arakugira neza. Byaba biteye agahinda utajya wegera ameza y'umwami ngo ubwire umwami ngo ndahari, n'uyu munsi ndahari. Umwami Imana atugire neza. Amaraso y'umucunguzi